umujama waguteye inda arazwi? Ni umutipe nyine twahuriye muri sinema. Ubwo umubosi wacu nyine Vidi Frank. Hari nk'umuntu wibaza ati se ko Tonny ari umuntu mukuru kuki ativuze ati wenda reka n'umugabo wanjye dukoreshe cyangwa se na sheri wanjye dukoresha agakingirizo? Njye nakubwiye ni ibintu nashakaga. Ni umuziranenge kabisa urimo hano. Nuko batayibona n'ubundi abari no gutera. Bese byarata. Shamani byaragahinda ariko uzi kuba ufite inshuti ya mbere ebyiri eshatu enye mani bafite abana wowe nta mwana ufite. Ese wumvaga muri wowe wararengeranye igihe cyo kubyara cyarageze ariko ntubyare? Sha birashoboka. Uzi noneho iyo twite nka gutya sha udafite umugabo sha wapfa nyine uhora ubu murabana uhora wumva sha abakuru barabyumva uzi muri dushe. Ayese reka nongere ngushimire nizeye ko ukomeje kugubwa neza nkwifurije amahoro y'Imana bitewe naho ugiye uherereye hagiye hatandukanye. Nk'ibisanzwe nitwa Emi, iyo ni yawe TV, nimba utarakanda subscribe ndagusaba kugira ngo uyikande ubundi gahunda zibashe kugenda neza. 2 in 1 Kigali badutaye muri guma mu rugo nyine nta kundi niyo gahunda niko bimeze ariko ntago baba batwanze ahubwo no kugira ngo icyorezo cya COVID-19 kiba tugihashye fresh ubundi tuzongere kubona ba Tonny batwika. Ibyo bintu sha ntabwo biba bishimishije. Bose barakonje barahiye. Tonny ngo ngwiki fresh ni neza pe ndashima Imana. ngo ntabwo biba bigushimishije? Shenga ibyo bintu ngo bakaza ngo barahiye ngo bakabye sinzi niba ari imiriro niba ari kizimyamyoto iba cyane bazimya sinzi. Yes, reka gusubiza bite nawe ugiye uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia, mwese ndabasuje kandi bifurije amahoro y'Imana. Kuri Instagram twitwa yawe TV, uratugenda udufollowing, ugaruke kuri Facebook yacu page nayo ni yawe TV, ubundi naho ubashe kudukurikirana. Amazina yanjye nitwa Emi, iyo ni yawe TV. Uyu mukobwa twicaranye hano imbere muramwibuka yitwa Tonny. Nimba mwibuka imikwaju yiwe yo kuzunguza akomye hamwe ariko uyu munsi nifuje kumusura mu rugo ahatuye ahaba kugira ngo tuganire kuko hari amaze iminsi yarabuze. Tonny ni neza? Shani fresh. Urakomeye? Ndashima Imana. Ariko uranaberewe wana? Merci. Hasi hejuru. Iyo marike wambaye bayita? Oya se ntago ndi kwamamaza ariko ntago ndi kwamamaza sibyo. Kandi Tonny wasanga utayizi. Nusubuka kukinwambaye. Nyine yitwa ngo iki? Oya se naga hingo nyese nagubwiye nago ndi kwamamaza pe. Oya nje nta kibazo ko nubwo batanyishyuye. Uyize we nano yirebeye. Nyine bayita ngo iki? Basi twabivuyeho. Umeze gute se? Umva ngo twagiye mu rugo nyine. Meze neza. Tonny urakomeye? Ndabona noneho Tonny yarahindutse. Gute? Sibyo arata. Uzi ko wahindutse we? Umva n'imigishiraje. N'imigishiraje. Tonny, abantu bari baramaze igihe kinini barakubuze, waruherereye mu biki, bimeze gute? Burya twakoranaga ibiganiro ari gutya bimeze? Oya umva nago nari mpari ariko nari mfite umwanya munini urebye wo kwita ku muryango wanjye. Ya mpugiwe nyine mu kwita ku uyu muziranenge uyu marayika. Tonny, ngiye mfite ikibazo cy'amatsiko. Umujama waguteye inda arazwi? Arazwi. Ni icyamamare? Ya uyu kina sinema sobwo sare kiba birenzeho nyine. Byagenze ute Tonny? Ngenda ngira ngo ndamukunda. Ase ntago ari kugira urukundo ndabyumva. Gusa reka nguhe mu ncamake. Kuko ni umutipe nyine twahuriye muri sinema. Ubwo umubosi wacu nyine Vidi Frank amubona mu butumwa bugufi yatwashidutse dukorana nyine ewan no buryo twahuye ni umutipe kabisa nawe nyine uramureba ukavuga none yarambonye yaravuga se uyu munyafrika niwe kabisa. Umva urukundo umva rurenze ngenda byo niyo mbyibutse bebe ubwo abari guseka be uretse gato urumva man byari birenze. Ubwo turakundana nyine iki urabizi abantu bawe bwa mbere kwa kundi bari gukinana amarora atandukanye iki
urumva ewansha nanjye naraguye bimwe ibazaho nyine nanjye ubwanjye nabaho ubwo bwa mbere nari mbonye umutipe unkurura mbe nkabibona ntabwo ubundi ngiye ibyo bintu nari mbiziho mu myaka yanjye yashize yamva arankurura mva none azi gutanga keya emi shamana we ntabwo wabyumva iryo joro yari soba twahuriye mu kazi we usiga icyo uri kwihuta ubundi iryo joro mva mbese buretse kwihuta urumva nyine turahura nyine mu kazi n'iki turanakorana twe duhura n'iki ariko ubwo nyine aho wari ugeze nyine urabyumva iryo joro yewe Ruhore mwakinanye mu butumwa bugufi nimeze gute oya naga ni ngombwa abantu bahita bamumenya naga ari ngombwa kuko abahungu bari mu butumwa bugufi arabazi ndumva ntibarenze 4 ni na 3 ni yakamwana ni wa mujama wa madrede ya bouncer Eric nande na Vidi Frank ego mano navuze boss sibo bantu nyine nibo bantu ariko si ubwo nyine nose ibaza abantu bose uvuze nyine gusa nyine barahari ntago nyine wabyumva gusa arahari abo bose nyine barahari ariko nyine harimo umwe abo bose harimo umwe muri bane reka dukuremo Vidi Frank dukuremo na yakamwana wa Keza dukuremo na Eric ufite umugore uba mu ntara kuvuga ngo uwo mutipe murahorana so kiri kumumbaza uwo mutipe ne bawasatu micyokora nawe ushaka gukuramo umuntu pe cya 10 uziko babara winsetse nuko muba murahuye mwari musanzwe muziranye hoya twariye mu butumwa bugufi nyine ni kwa kundi mutarahura nyine n'umuntu ngo mumenyane ariko mwarigeze guhuraho nyine ku buryo uhura n'umuntu mva akagukurura n'iki ugashiduka mwisanze noneho muri groupe imwe ko buriya boss nyine abafite abakozi ntabwo umenya aho bamenyaniye ugashiduka pa umuntu neza muziranye muhure muri groupe numva nanjye niko byambayeho abarakubwiye ati Tonny ngiye narapofotse kuva cyagiye duhura ntago ahubwo nari nzi ko bishoboka ko dushobora guhuriramo hano mu kazi nyine yumva nawe ubwe biramutunguye nuko nyine biba biguyemo urumva rero iyo ugize amahirwe ukaba waraciye wenda nko mu mujyi cyangwa mu nzira runaka wagira noneho ahantu mu kazi umuntu wigeze kubona muri za nzira ushobora kuvuga ati mbega icyana we ni kuri kimeze noneho uwashiduka ukamubonye ahantu mu kazi ukavuga ati shemi nawe uri kumvugisha cyane kweri urumva washiduka ukabona noneho mukubitanye mu kazi si ni gute utafatiraho kuko igihe uvuga ati se buriya mu modoka turahuye buriya wenda ageze ya Kicukiro Kimironko ntago nyine nuko ntago mwahura ariko ugashiduka murahuye nanjye n'ibyo byambayeho noneho ararenze keya shami nawe uramvugisha ndakubwiye ngo nuko jama ari wowe nawe ninde wapofotse undi bwa mbere umva twese kuko urebye uwo mutipe urumva nanjye ubwanjye kumbona uzira urabizi ariko kubona yaravuze ngo kabisa noneho kuko ubona wicaye gutyo hariho umuntu ushobora kuvuga ati noneho ni imyenda Tonny yashyizemo asugumasha nawe basi ayo magambo ugenda rwose ntukajya uyavuga ku mwana wanjye sibyo uzi ko ushobora no kubona ari no gutera be yewe shano wanjye pe wanjye rwose nuko ngenda ndashaka kumenya urya munsi wose ibiganiro twakoranaga hariya abantu bakurebaga akana kari karimo oya sinpa ko umuntu avuga igihe oya umwana oya nago nago ipa ko umuntu ngavuga igihe umwana yamusamiye oya ngese nago nanjye mvuze ngo uvuge ngo ni paka sibyo ngo igihe ngo umwana wamusamiye gusa nyine ndashaka kukubaza uri kubyumva igihe cyose iriya mitwiko wari ufite kuriya wahora guserera na Keza wahora guserera n'abandi kuko n'ubundi byanze bikunze inda n'imvutse
ariko nakari imvutsi n'ubundi gahunda zari zararangiye umusore kufura yari yaranazemo. oya ntabwo ari paka umuntu ngo avuge ngo igihe ngo ibihe ntawamenya ahubwo ndumva n'imvura iguye. Urumva n'imvura iguye. None Tony, ku bantu bari bakumenyereye ku kintu kijyanye noneho no gutwika, nta kintu byigize bihindura ku buzima bwawe cyangwa se ku mibereho yawe? Wapi gusa ubwo byaguhindura gute? Ni ibisanzwe burya iyo ukora akazi ugomba gukora akazi, sibyo? Nta bintu byo kudakora akazi ngo habaye iki ngo sinzi oya ngo niki kwanza ugomba gukora akazi, sibyo? Then ibindi bigakomeza. Muri comment nabonye kwa Bakti mu kiganiro mwakoranye, hari umuntu wanditse ngo ibi nibyo byatuma abastari bacu baca bugufi. Ese ntago baba bashaka yuko umuntu basagira umuryango? Nyine buriya abantu kwanza abantu bavuga ibye. Nese urabona nk'umukobwa nkanjye gutya nukugomeza mu kazi sinibuka yuko ngomba kugira umuryango. Oya burya ugomba gukora akazi ukagira ibintu bamo ariko basi ukagira umuryango. Nese ubwo nyine urumva nk'iryo jambo aba yarakoresheje buriya bafite uko abyumva. Umuntu avuga ubu bitewe n'uko abyumva. Gusa icyo namubwira abo bose abona babya nyine babakeneye aba ari icyo gihe. Yego. Ko ntago wazajya uhora uri busy uri mu kazi ngo wange gushaka umuryango. Oya anyway bino nayo ntegereje pe nibiye nayo ntegereje. Umuntu uvuga ati ese none Tony umwana wawe nabona ibintu wakoraga ku mbuga nkoranyambaga uzamusobanurira iki? Ku mwana wanjye rega ni akazi niki yabatumva nawe umva nyine rekaze uko ataraza ariko nta kazi. Nambwa ati mami yarari mu kazi ari gushaka umukati. Nukuri emiwe biseka nibyo. Tony mbabarira duhe ishusho wumva ko watwise wumva mu nda bihinde cyangwa umubiri wawe uhindutse. Uzi ndibuka iryo joro nyine twagiye ahantu gutya n'abashuti icyo gihe hari n'indi kumwe na Vava twagiye ahantu noneho hari igihe nyine ubundi ukwezi twebwe tugeramo aba mama nyine cy'abakobwa noneho icyo gihe nbyiteguye ko iyo saha uku kwezi kwanjye kuri bugeri iryo joro bakambwira Vava shava subukweri ngiye ubundi kubundi ndibuze kugira ukwezi kwanjye uyu munsi waretse ntitujyane. Arambwira aho yabana tugende naribi turagenda. Ndavuga sha uzi ko burya nta n'ikintu negeze mbona ndataha mba mpamagaye shire wanyine ndamuvugisha. Ndamubwira ko ntago rwose kwa kwezi kwa nyine wapi. Arambwira ngo iki nyine abisiroma mbaza inshuro nyinshi. Ubwo turavuga ngo okay ahubwo se ubwo nyine buri wese atangira guseka avuna aransize ko uravagira umwana nyine ngo Tony shake koza nyine nawe pe. Ubwo twese ko dukeka urumva tumbajije gukeka nibwo noneho ndibuka ijoro rimwe nyine twe turi kumwe nashenge ubwo yahise kaza nyine tujya kumureba mu rugo urumva nyine turabonana nibwo twakoze iki agahara nyine kari abakoresha kwa muganga nyine ya dupimye fasha nyine ryari ijoro ridasanzwe nyine urumva twese ko dupima iryo joro nyine sha nyine ari ibintu bidasanzwe ari ibyishimo byatari nyine nsanga bebe yarinjiye nyine byo nari maze imyaka myinshi ntegereje ndavuga cyo koze sha Imana ishimwe nicyo kintu nahise ko mvuga yanese ko mvuga ati Imana ishimwe kabisa Imana irabinkoreye. Wowe nta kintu wigize wicuza mu gutwita kwawe? Oya habe namba kuko ntago ari bwo bwa mbere nari nyine nari mbiketse ko nayo imaze igihe imyaka n'iki Tony ati warabishakaga? Narabishakaga pe. Hari umuntu wahita wibaza ikibazo ati kuki abastari bo mu Rwanda bamwe na bamwe mudakunda kwihishira cyangwa se ngo mwihangane ngo mubyare igihe kigeze wenda mwakoze igikwe cyangwa se mubana n'abagabo? Nasi ibyo bintu rwose muransitse. Ese ibintu by'igikwe arega ntago ari pakana bose bakora igikwe. Oya ntago ari ngombwa emi. So ibyo neko none uranze abantu bose ubwo se
burya buri muntu wese no gukora icyo ushaka, niba ari icyo gikwe ari icyo ukunda gikore, niba ushaka kubana n'umugabo nta gikwe ntacyo bitwaye, nta nubwo ari no kuvuga ngo abasitari oya, n'umuntu wese sabwa abasitari sinzi impamvu muha abantu ari byo bavugaho, ibyo nawe biba bihuriye, ahubwo wowe ukora ikintu kigushimishije. Urumva nkanjye umugabo ewana niba byari fresh se gute wajya kwirirwa gutinda ngo sinzi ngo Tonny ngo igikwe none turi muri corona urabona twe turi no muri corona ibintu noneho abo bamwe bari no guprofita ngo ya nyine b'abantu 30 bebe guma hamwe urumva abantu 30 subwa abantu 30 ubundi ubwo umbwiza ukuri abantu 30 ubundi bazaza bifasha iki wakigendera ibyo bintu by'igikwe oya ntabwo ngiye ku giti cyane ntabwo bishyigikira mfa kuba ubonye umuntu wawe mumeze neza muri mu rukundo nta kindi kandi umukunze pe noneho ke yaba afite twari igikoro n'umuntu igikwe bugacya nyuma y'umwaka cyangwa iminsi ngahe eka nta n'igikwe wagira mugize mukoro ariko babandi shaka kugira ngo nibwo bakimenya nako kanya hari nk'umuntu wibaza ati se ko Tonny ari umuntu mukuru kuki ativuze ati wenda reka n'umugabo wanjye dukoreshe cyangwa se na sheri wanjye dukoresha agakingirizo. Njye nakubwiye ni ibintu nashakaga ndakuzemi ntago ari poka ngo ibyo nakubwiye nago uguhora mu kazi buryoya njye ndakuze ni ibintu nawe no sibazi kuki utambaza ngo ese iyo ndakukitaje ya myaka nkuko ntabishakaga none ariko ubwo icyo gihe imyaka nayo ngezemo byari ngombwa ko utwo twose mbishyira hasi noneho nkumva fresh kumva iki uko nyine ibikora umwana uko bimera niyo mpamvu rero nawe n'ibintu ahubwo abantu nyine mutari muri gahunda nibo bantu usanga mwababaye muri mu gahinda buri munsi sinzi umutipe wamubuze man akuze noneho uza abatipe sha abagabo uzi uburyo ngiye niyo mbitekereje rwose mba numva ndashaka kuvugaho uzi buriya uzi gutwara inda utayishaka yeme buriya ni ibintu bibabaza cyane kuko umutipe urumva mwarakundanye wenda uracyari muto cyangwa se ufite imyaka ariko ntabwo wari witeguye gufata iyo nda nibwo azahita akakwanga nibwo mbese uzibura neza ukajya ubona isi irizenguruka noneho bigeze muri famiye mana we ntabwo bika yuko bakonkeje cyangwa bakureze ubwo nyine babumva wakoze ishyano kandi koko nawe muri wowe ukumva nyine ntabwo ari ibintu biyakiriye ibyo bintu rero ibyo nababwira byo mujye mukoresha udukingirizo cyangwa mujye kwa muganga babaha imiti yabugenewe nyine birinde iyo kugira ngo ugwe mu kintu ugifata noneho hari igihe ugera ku mubyeyi akabwira sho umwana amagambo mabi kibaza si nk'uyu mumama nk'uyu mukobwa ubu yamubyaraga atabibona ariko buriya hari impamvu babyara turutse ku bagabo aba yaramwihakanye ntamufasha no kugira ngo azamuhe 20,000 bikaba ari ikibazo gikomeye none uzi ko ufite umwana w'imyaka 2 wenda akazi ntibiri gukunda papa we nuko bimeze iwanyu nuko bimeze noneho umugabo wavugaga ati twabashiye gukora wa mwana ntabwo ari njye wamuzanye niwe wakagombye kuba ari hafi yanjye ariko ukabona ntabwo akwitayeho umva ubuzima buragenda bukakwanga isura igakanyarara nyine ahantu hose muri wowe nugusoje n'umwana ubwe kukuvugisha hari ibitutsi ngiye sinago nabasha gutukana kuko ibitutsi mu bebe wanjye babyumva ariko baba bafite amagambo menshi cyane ateye ubwoba kubera iki wa mugabo mwabagabo basi mwagiye mwita ku bagore banyu kuko shomana biba bibabaje giye birambabaza pe kandi wumva umugore ntago ari we wazanye uwo mwana niba wenda barabikoze batabizi ese basi bakiyakiriye nibaze udukingiriza nose turahara uraca ku kazu ahantu hose ukatubona ariko ni gute batajya kwikingira cyangwa bakajya kwa muganga nyine nta kundi igihe bavuga ngo nibwo buryo hari igihe bavuga ngo ibiki
wabigira utese ariko nta kundi gusa icyo nabwira n'abakobwa bo mana mujye mwihangana bashira sibyo buriya Young Grace niwo bivuga mujye mwihangana mwite ku bana banyu iyo byabaye kwanza byabaye ni mwiyakire sundi abagabo ari ku bundi turabateze amaboko n'Imana iyakire mu mutima wawe wumve ko umwana wawe umukunze ikindi usenga Imana ukuri nusenga Imana ntago bizanga pe ya emi nukuri Tonny iryo jambo ryanditse fakubu uwaryumvishe yaryumvishe me wenda bisi ntago ujya wemera gusa wabyumvishe yabyumvishe. Yes Tonny, hari umuntu uhita wibaza ati Tonny wigize kugaragara ari umulesbienne yatwisate. Ese ntago mfite iby'abagore se ndi umugore pe ntago ibyo ntaho bihuriye. Ubundi umuntu arahinda ese kuki bavuga ngo Imana kukivuga ngo bana banjye ni munsange nzabakira kandi ni munsabe imbabazi nzabababarira nuko biba bitewe n'ibyo waba warakoze warishe waratukanye waribye warasambanye wakoze ibiki Imana ineza ikakubabarira pe kandi ukumva no mu mutima wawe urabohotse. Nanjye rero kuba nari ndi muri ibyo narahindutse nabivuyemo none nagize amahirwe mbona n'umugabo makeya ndavuga rero mbivuyemo nta kibazo kandi koko nabonye nta nzira sha bantu nyaga umva none ko udafite umwana uri mwabira bintu gusa nyine ikitera ni kimwe aho byose bituruka ni ku mugabo. Iyo umugabo yakubabaje ukibonera abana kubera iki se nyine ni ubwo nizo nzira uhitamo izo ubona nyine nizo nziza urumva niho haguhaye amahoro niho wishime ariko ikindi buri abagabo nubwo muri babisha muri beza bitanga keyape nibo bahambere nyine nge rimwe ndabanenga ubundi ariko umva ni mwebwe ba mbere pe nyine ubundi bagiye bavuga ngo shanga abagabo Imana irabakunda akibaza Imana ikaremera umugabo nk'uyu mwana uwe mwana nkawe ubwo ngubu cyangwa abandi nka Tonny nyine urumva Imana irabakunda ariko nyine nuko bagiraho ariko ntago ari bose. Ubundi hari abagabo baba batazi yuko ari abagabo yego abo rero nibo bica za nshingano zose ugasanga umwana ubwo umwana azagira imyaka 5 nturamenya niba agomba kujya kwiga uracyaraho uri na pampu bwe none sirababwira ngo niba mwamenye iki bimwe mwamenye nyamuneka nimuve mu kigare noneho mugiye mukora mushaka pampa ariko bikabana bakagomeza mu kigare bakajya mu bintu bishukana mu biki iyo byabaye biba byabaye kandi ababishaka si gutwita si byiza ababishaka ndabakunda ubu nanjye nikomeze subiza umwana none uko kundi yari gukina ariko n'ubundi umara kurya nk'ibiryo yishimiye cyangwa uri kubirya akaba yishimye ari gukina ababyeyi murabizi mubizi nanjye icyo gihe kabisa nicyo ndimo. Tonny muri iyi minsi hari ikintu ubu ngubu uvuga ngo ngiye Tonny ndicuza mu bintu naba narakoze kuko uri kuvuga ijambo ry'Imana cyane nta na kimwe pe kuko usinicuza ntago nakicuza kuko niba kuko ngiye mfite ahantu mpurira n'Imana sibyo ubwo narihanye byararangiye nta kintu na kimwe nicuza reka ntacyo pe. Hari comment nshaka gusoma ziri ku kiganiro kugira ngo nkumvishe uri kumva nta kintu nicuza comment z'abantu bagiye bavuga ku kiganiro kiri kuri Backtown sibyo hari umuntu wabajije ngo kari kumva kuri kuvuga Imana cyane waba warakijijwe sha umva buriya rero ngiye kuva na kera n'umwe namwe nkijijwe ahubwo uyu mumarayika noneho mfite umuziranenge we yaje muri ngewe noneho angira mushya neza kumwe ujya mu mazi ukabatizwa abakristo barabizi cyangwa se kumwe uri umusilamu kazi ukitwa irindi zina cyangwa mu rindi dini noneho nge nyine umva ni ibintu nyine nsigaye numva muri nge narahindutse ntago ari ukuvuga ngo ntuyenyijijwe burya uzuye iteka se yo muhorana byo nibisanzwe ahubwo ntago we sinzi ubwo uko umuntu abibona umubyeyi asabwa guhora yishimye iteka asabwa guhora ari umunyamahoro nyine nta kintu na kimwe
uba wumva kuri we kikubangamiye n'ibikubangamiye byose bavuga mana reka kambishyire hirya kuko nibimbangamira umwana wanjye aragira ikibazo. Ntago rero niyo mpamvu muri bimva ndatandukanye pe. Ngo yewe ngo n'imyenda ngo ndayibonye ngaho yayihambiriye. Yo mama oya sha nukuri ntago si ubwo koko kimutabyumva sinzi impamvu gusa buri wese ubwo yumva ukwe gusa mwumve yuko pe Imana yarabinkoreye nkuko nabishakaga. Sibyo ko ntago navuga imyaka kuko imyaka turabizi ni imibare sibyo ariko ndi umukobwa ukuze pe ya ni igihe cyanjye nari ntegereje nta by'imyenda ni umwana wanjye kabisa uyu niwe ntegereje ni umuziranenge kabisa urimo hano nuko batayibona n'ubundi abari no gutera bese ibyo arata. Hari umuntu uri kwibaza ngo ngo ninde wamenyemo ibishyushye? Yewe n'Imana yangeneye ase nibyo nuko bisoma Gende kubisoma ku kiganiro wakoranye na Bakti kuri Big Town TV. Okay, kugira ngo wumve ko hari n'abantu wenda baba banabashyigikiye cyangwa se n'abantu baba ari abafana banyu batita wenda ngo ko byabayeho ku minsi yashize. Umva niyo mpamvu muri abambere ubundi ntimukite kuri byabi turebe iby'imbere sibyo rata gusa sha nyine wamenye murabyumva byari bikonje utamenya shibanga gusa n'uwa mbere akibaza ege nyine njya man imyaka gusa imyaka ni imibare gusa nubwo ari imibare akenshi dukunda kuyigenderaho ugasanga nyine turi kureba ya myaka naravuze ngo kabisa buriya hari abantu ba mbere nabibwiye mbere na mbere barabizi. Tony ninde muntu uretse Vava sibyo wamenye uwo munsi ko mwajyanye kwipimisha ninde muntu wa mbere wabwiye ngo ndatwite? Wa mbere na mbere umva nyine nishirewe nyine twe turi kumwe navo ku icyo gihe Vava twe turi kubana urumva n'abandi hari abandi bashuti nyine mutazi nawo nyine umva uwo munsi ntago n'ingejo zaryibagirwa ni ibintu nishi umva ni ibintu udashobora kumva sha nyine umwana umva shape. Ese Tony nta wundi mwana wari ufite? Nta wundi kandi ko nakundaga nyine kubeshya nyine iyo umuntu abeshye mugani buriya wavugaga ko ufite umwana kwa kudushamani byaragahinda ariko uzi kuba ufite inshuti ya mbere ebyiri eshatu enye mani bafite abana wowe nta mwana ufite oya nibyo bintu nyine naravugaga ati ntago nshobora kujya mu kiganiro basi umukobwa nkanjye ni gute batabona ko mfite umwana koko. Mu biganiro byose twakoze bwa mbere kuko ndakeka ni nge muntu wa mbere twakoranye interview ujya kuri YouTube sibyo ni nge muntu wa mbere umunsi wa mbere nakubazaga ngo ufite umwana nawe uvuga ngo uri kumwe na Vava uvuga ngo iki nicyo gitoso cyanjye nta mwana wari ufite? Gusha ntawe agahinda mva ababyeyi barabizi undi abantu abari abapapa bari abamama nyine umuntu arabizi umuntu uzi ko yigeze gukenera umwana akamubura cyangwa se akumva ashaka umwana akamubura afite umuryango afite kwita akamubura murabizi ko birababaza. Nanjye rero nicyo kintu uzi ko n'igihe kigeraho niba sinzi ukuntu buri abantu bazi ibintu byo mu bwonko barabizi sinzi hari n'igihe maze uba wumva ko ufite umwana noneho n'ikintu cyabinteraga kuko buriya mushuti wanjye bava afite umwana akenshi twoga turi kumwe mu rugo urumva noneho umwana urumva turirirwa mbese umwana tubana mu nzu nawe ibaza umwana ubwo se uzajya kugenda uvuge ngo umwana si uwanjye oya numvaga ari uwanjye pe umva ahantu hose umva pcuri yubawe pe karakana umva nyine numvaga ari uwanjye niyo mpamvu ntago nagiraga umutima wo kuvuga ngo ntago ari uwanjye nyine nta mwana mfite niyo mpamvu rero barabizi igihe cyo umva ikiganiro cyose nakoraga abenshi bazi ko mfite umwana ariko ntawe nari mfite pe kugira ngo ukore ibiganiro uvuga ngo ufite umwana ese wumvaga muri wowe wararengeranye igihe cyo kubyara cyarageze ariko ntubyare? Sha birashoboka sinzi ko twabyita ariko hari igihe byo pe kigera noneho uzi kuba ufite umukunzi akeneye umwana mbese abantu bakuru barabizi akeneye umwana nawe umukeneye mani aba ari agahinda tu
niyo mpamvu nyine iteka ugomba kwiyaki buriya akenshi nakundaga no kuba ndi mu rugo ugasanga nyine nambaye nk'abamama nyine ukabona ni sinzi ukuntu buriya abaganga babyita ntabwo nyine nashoboraga kwiyumvisha yuko ngiye nta mwana mfite ni ibintu numvaga ko mfite umwana pe uwo tugendana umva n'abafite n'abantu benshi nyine batari abashuti banjye ba hafi barazi ko ngo mfite umwana navugaga ngiye mfite umwana ariko nyine numvaga atari ibintu bitashoboka yuko ntaba ndafite umwana kuko ndi mukuru igihe cyarageze ubu noneho ndamufite pe umva bari gutera ndamutegereje uyu nguyu umva noneho ndamufite. Uzabyara umuhungu n'umukobwa? Oya ntabwo ndaca muri eko ariko ari we wese njye ndumva atari na ngombwa kuzacamo ahubwo ndumva ahubwo nshaka no kubihindura uwo ari we wese umukobwa cyangwa umuhungu nubwo baba ari na batatu ntwite noneho yibaza ari batatu nuguhita kurumva shamana we mbwiza ukuri sibyo arata bavuga ngo iyo umukobwa yasamye inda ngo iyo bamuteye inda iryo joro nyine ibishyushye byinjiye ngo arabimenye. Sinago ngitangira ariko nabivuze ntago rego wabiyoberwa ibintu byabaye kuko uzi noneho iyo twite nka gutya sha dafite umugabo sha wapfa nyine uhora ubu murabana uhora wumva sha abakuru barabyumva uzi muri dushe oya nako wenda nyine nibyo mane wa mama barabizi muri dushe sinzi numva no mu gikoni ushobora gushiduka nyine no mu gikoni urumva ahantu uri kwisiga no kuko nyine kuko rero ukuntu nyine bari kugufasha wenda kugusiga kuko buriya hari aho ntaba mbasha kugera ari kugufasha nko gusiga ubuzima nawe ushobora no gushiduka nyine taya bawusaze gutanga keye cyakoresha amana wa make sha iki gihe pe ako bawusabanza akaze sha bari neza nyine birangiye n'ubundi mumenye n'abafana bamumenye ni wari kuvuga bonsa natasi benshi bonsa ni benshi oya bawusa uri mu butumwa bugufi n'umwe n'uhe bodyguard wayakana keza umenya ko keza twite mana we disimenya ko keza twite byaranshimisha urangiye nikundira abamama nyine ndabamama abantu bafite abana umva byaranshimishije ndavuga keza twite mana we subu yewe disi ubuse nyine ntakiza ufise niyani ndavuga so niyayaka nyine ubwo nyine se nkavuga se uriya mugabo wamuteshaga umutwe buriya yaba ariwe yimuteye ntavuga ariko nanone ibintu by'abagore n'abagabo ntabwo wabyivangamo ntabwo wabimenya irumva nyine nkagira urujijo ko nkavuga disi mva ntinza ahubwo kujya mu kazi tukazabonana nyine n'iki ndavuga subuke z'ubundi wazamuvugisha basa akananyinjirira akanamenya ko nanjye nwite nyine numva ni ibintu nyine byiza kuba umuntu mukorana nyine umushuti wawe mubifite igihe kimwe nyine ni ibyishimo. Ikibazo cy'amatsiko Vava na Zuzu bari inshuti zawe za hafi kuko na Vava mwagiye mubana kenshi n'akantu nifuzaga kukubazaho gatonya nubwo naje kureba wowe ku bantu badukurikirana bagiye babona we na Vava wigeze kuba sheri wawe Zuzu wabaye sheri wawe Vava nawe aba sheri wawe uvuga ati ni itoso ryanjye uri kumva amakuru ya Vava na Zuzu umva amakuru yabo ni meza bameze neza baba mu Rwanda se cyangwa baba za Nairobi bari mu Rwanda ni bazima se umva ni bazima pe n'ejo twari turi gucata ni fresh pe no kuba nyine ntago ndi gukunda kugenda ngo mfate imodoka cyangwa moto ubwo bisaba kuba nk'umuntu antwaye yego ntago ndi kujya kubinjirira cyane se nk'aho wicaye kuri moto motari umubwira nyine uzi noneho wumva bebe neza habura gato manura ko kenda kamanure neza hari abantu bari nabonye muri comment ariko ngo ndi kubona ng'ibintu ngo by'ibitambaro kamanure neza bibona wapi pe asugo namwe baraka n'uburyo mbananiwe shana basi namwe agiye muri kagukabye asugo umubona nta umubyeyi sharetse nyagasani yarabikoze ariko yego mwumva ko bitashoboka ubundi umwana w'umuntu iteka aba yumva ko ikintu kitashoboka kandi akumva ko kwa kundi mwatwikaga n'ubundi uzakomeza gutwika asugo hasi bisanzwe koko ikibazo cyanyuma tute tunasonza ubu washobora kuzunguza
uzi none burankunda kubyina ubu wazunguza fresh mani iyo urakaye ntabwo umwana aba ari neza ariko iyo wishimye iyo ngize mbwe nkabona nko muziki nkunda nyine muri salo urumva nawe mba ndi kubyina nishimye wishimye mama harya ufite ababyeyi ya mfite mama wamubwiye ko utwite yabyakiriye ate nyine yarishimye kuko burya iyo ugize amahirwe ukabona umwana wabyariye igihe atari wa mwana uzaza kugutesha umutwe nyine ubona abishoboye nta kuntu ababyeyi barabizi nta kuntu bitagushimisha wowe icyo ukora ubwo ni uko uzaza kumuhemba ibindi byose biba yishoboye cyakoze uzi ko wakuze ikushinoze umfaye ikiganiro dukoze hari abantu benshi bari bukuremo inyigisho harimo abantu bavuga ngo n'ubundi ubu ngubu ngo amarere mwari mufite ngo n'iki ngo ubu waciye bugufi yewe bebe arateye hoya ibyo semana nyagasani aga umuntu aba ari mu kazi sibyo igihe n'igihe cyacyo niko bajya bavuga ubu nta kintu wabwira abantu kuba warababwiye ko uri umulesbiyene oya ibyo ngewe nubwo mashaka no kubivuga mu kanwa kanjye byararangiye icyo nababwira abanyaga nta kibazo rwose nta muntu kwanga hoya nubwo bakomeza n'isari ikibazo nta kibazo abakunzi banjye murabizi ndabakunda pe ego bagende ku butumwa bugufi ku Rwanda Paparazi bakore subscribe comment umva ibindi byose nyine muzagenda mubibona ubu ngiye iminsi ndimo muri kuyibona ni umva mpora nseku none mwavuga ngo ndaseka no birarenze ndabakunda sibyo yes reka mbashimire kandi nizere ko mumeze neza mwishimiye kongera kubona Tonny yes imana bamugisha ndabakunda cyane nyarikira kuri Instagram ya yawe TV the flowing ubundi ganda zibashe kugenda neza 5 kuri 5 I love you so much my people ciao